ingaruka zabyo ni ziha akana k'agakobwa kifata kakavuga ngo yesi zashaka ibyo bintu bikitwa uburenganzira wabibaza n'umuntu w'umuyobozi akavuga ati ngo ariko byo ni uburenganzira bwe akabivuga n'ukuri ari umuyobozi ase ubwo ayoboye iki ari n'ibintu giye bintera iseseme kumva ndababaye pe bikantera agahinda ukuvuga ngo umutego mutinda abantu benshi bagwamo ushibuka nyirabagihari abantu benshi bashobora kuba bagwamo kandi ushibukana nyirawo mu gihe bagize agahinda gakabije nuwo kwishora mu bintu bituma bakarushaho kongera ibishwi mu binyururu niko abanyarwanda babivuga kwibwira ngo uribyindura kandi wibyindika none mu kinyarwanda kubaho n'ukubana umuntu rero icyajyaga gutuma abaho nyakubaho kuko kubaho kuzuye n'ukubana niko hubwo kumuhindukiye urupfu ubundi uwo muntu wagira ngo abeho ati Jori yatutse abantu Jori yisabaga binyana zimbwa kuri ako kantu kuvuga ngo kubaho n'ukubana nge ndi kukumvamo ibintu byinshi urumva ashobora kuba yaratengushywe nicyo nari ngiye kuvuga sinzi wowe urumva mugabo wenda afite ibyo bagendanye rwangendanye zituma mera ry'uyu munsi wa none aba yabivuze neza atabitewe nuko nawe yahungabanye kubwo nawe naba yahungabanye ntaba akiri muzima bityo n'ibyo asohora ntibiraba bikiri bizima ariko ubundi uvuze ko nyir'urugo yapfuye ntabwo ari ubumwishe ntabwo rero kubika wapfuye byavuga ko wamwishe inyana y'imbwa mu kinyarwanda birasanzwe ntabwo ubundi nkunda kuvuga ku bintu abantu bavuze ariko icyo ndagira ngo nkisobanure mu buryo bwa kinyarwanda. Right, JALAS Official TV, reka tubasuhuze tubifurize kugira ibihe byiza abadukurikira aho muherereye, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo, abumva ikinyarwanda mwese aho muri ku isi yose turabasuhuje, tubifurije kugira ibihe byiza cyane. Ibiganiro byacu tubikora mu rurimi rw'ikinyarwanda, ni nayo mpamvu tutangiye dusuhuza abacyumva mwese aho muherereye. Uyu munsi nasuye cyangwa nifuje kugenderera muganga RUTANGARWAMABOKO, tutaganiriye bwa mbere ariko bidakunze kubaho cyane, ariko watwemereye ubwo twaganiraga ati ikintu cyitwa igikomere, ikintu cyitwa depression, ubutaha nimuze tuzakiganiraho. Akaba ari nayo mpamvu nifuje ko tukiganiraho bitewe nuko wenda muri ibi bihe hari byinshi cyane tugenda tubona bishobora gutera ibikomere mu buryo bugiye butandukanye. Hari abibaza bati se igikomere ubundi umuntu amenya ate ko afite igikomere? Ese koko umuntu ashobora kumenya ko afite igikomere cyangwa umuntu abana nacyo ntabimenye? Ese umuntu ufite igikomere yafasha undi bitewe n'igikomere? Ibyo byose rero muganga tugiye kugenda tubiganiraho tubyitsaho, nk'umuntu wabikoreye ubushakashatsi ufite icyo abiziho adufashe kubisobanukirwa, cyane cyane kubwo twaganiraga aratubwira ati mwe mwiteranya depression mujya mutekereza ko ari ikintu umuntu ageramo kandi umuntu ashobora no kuba yagikuriramo cyangwa yabana nacyo ubuzima bwe bwose. Muganga ngo wayikaze ku biganiro byacu, ndagusuhuje kandi ubwo natwe twishimiye ko mwaduhaye ikaze mu rugo. Murakoze cyane bene Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Nanjye nsuhuze abakurikira igitangazamakuru cyanyu JALAS TV. Hanyuma nishimire nyine no kubaha ikaze mu kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco. Nishimiye nanone kuganira namwe ku cyo mwifuje ko tuganiraho biturutse no kubabakurikira. Icyo nacyo cyumvikane neza. Hari abantu bavuga bati turabakurikirana, gukurikirana bagira ngo umuntu aba yakugiriye nabi ukamukurikirana, ni ugukurikira. Depression tutanafitiye ikinyarwanda, hari ubwo uyu munsi ngiye kuba nk'umuganga n'ubundi mu by'indwara n'ibibazo byo mu mutwe n'agatsinda ari byo nize mu by'ikiganga. Depression ubundi ni iki? Ari twatangira twibaza ibyo ngibyo. Ndumva naho twatangira. Depression ni iki? Wayibwirwa ni iki? Ujya wumva banavuga ngo uriya muntu ari deprime.
ariko depression, être déprimé ni mu gifaransa, depression mu cyongereza. No kuvuga ko hari uko umuntu yari ameze yisanzuye, kuko ubundi ubuzima ni sanzure urabizi turanabigira mu kinyarwanda, bigasaba ko n'umuntu yisanzura. Tubanze dusobanure ubuzima nyabuzima mu kinyarwanda nanone icyo ari cyo, noneho dusobanure iyo icyo cyitwa depression cyabigezemo. Ndaza no kuvuga yewe icyo depression nayise mu kinyarwanda bitewe ni abarwayi twagiye duhura nabyo by'umwihariko mu bushakashatsi bijyanye n'ibyo ngibyo. Mu kinyarwanda ubundi kubaho babisobanuza irindi jambo rimwe inshinga. Kubaho ni ukubana, kubaho ni ukubana, biba birangiye mu kinyarwanda. Umuntu n'abandi, ubuzima ni magirirane, ngira nkugire. Inuma y'u Rwanda yatumye kuyi Burundi ngo huguha. Soza abavandimwe bacu b'i Burundi bakunda kudukurikira cyane. Yego. Akebo kagiye wamugarura. Umuturanyi ni umuzimya muriro. Umugabo n'umugore bararongorana ntibarungurirana, kandi abambikanye ubusa ntibambikana ubusa, abambariranye ubusa ntibambikana ubusa. Ubuse bimeze bite? Abavandimwe baravurana ntibavushanya. Urumva ubuzima nubwo ni magirirane. Twatangiye kubaho nu kubana, tubitangiriye aho ngaho rero. Urumva ko umunyarwanda iyo umubaje uti muriho, turiho tutariho, ubuse wagira ngo hadutuye, wagira ngo n'ahantu ni kuzimu kwa Nyamuzinda, ni mu muriro. Gusa abaturanyi bacu ukuntu bameze batuma dusinzira. Nukurara barwana, nukurara bagira bate, ariho atariho. Muriho, turiho tutariho. Wa mugabo wanjye nukumubona agenda, umubonye yambaye ikote agiye mu kazi. Wa mugore wanjye umubonye rwose yisize yagize ati ashininga nkuko abantu babivuga, wagira ngo numwe Diamond yigendera nishyano yapfuye ahagaze kuko atamubaniye neza. Muriho, turiho tutariho. Mwana wanjye se wagira ngo yadupfanye ahagaze rwose, ukuntu cyari igisore cyiza, ukuntu cyari igikobwa cy'ikimera, ariko ibitabi biyoga bya sambanyi. Ndeka wa mubyeyi napfushije mpagaritse. Ubwo kandi no mu maso hagahinduka, ukabona uzuye akaboze hafi wibinyibutsa di banumva ntashaka no kubigarukaho. Urumva ko ahantu turimo kugenda tugera, twavuye mu mwimerere wo kubaho twagiye mu byinjirira kubaho. Ibyinjirire hari igihe umuntu agira ibimwinjirira, hari igihe umuntu agira rwangendanye z'uburyo butandukanye. Umuntu akaba agenda ariko afite ibyo agendana nabyo atabizi. Ibyo byinjirira rero akaba ari byo bizana. Yego, byagiye bimwinjirira mu mateka y'ubuzima bwe, kandi si ubu gusa, ahubwo na burya. Si na burya gusa, ahubwo na mbere ya burya. Ndashaka kuvuga iki? Yuko akenshi abantu benshi bareba umuntu nk'uwo babona ubu ngubu, ariko mbere yuko umubona ubu hari aho yanyuze mu mikurire ye, aho yagiye aba, ibyo yabayemo byose ntubizi ngo ijoro ribara wariraye. Uruciye munsi ntamenya ikiruri imbere, nyirarwo ururimo niwe ubimenya. Ingongo zirara zishya bwacya zikazima, wamenya zaraye gute? Nukuvuga yuko ba nyirabyo agahinda k'inkoko kamenywa. Hari abagerageje kuvuga bati depression ni agahinda gakabije. Yego yego. Ariko ubwo ni mu gisobanuro.
kuko ubundi nta nubwo twabigiraga twebwe mu Kinyarwanda. Ese wavuga ko ari amajune? Umuntu ari mu majune? Ese wavuga ko ari ubwihebe ndenga kamere? Ariko se birarenga kamere kubera iki? Ko abantu banasananirana n'abandi, none se byananiye ko umuntu asananirwa na bagenzi be? Ariko urumva wa muntu kugira ngo tumubone uyu munsi ari umugabo, we mugore ubona mwananiranywe, kuntu namushatse mbona ari umugabo muzima. Ndavugira ku byo duhura nabyo. Ya, nibyo nubundi ahanini. Umuntu araje muganga, nabonye muvuga ku by'urushako. Ndababaye cyane. Yaje rwose ubona ari umugabo wambaye neza, usirimutse, ufite n'amafaranga. Kuko hari igihe abantu bavuga bati ngewe ibibazo mfite ndabiterwa n'ubukene. Oya, wowe afite amafaranga, arasirimutse, umureba ku maso ntabwo wabona ko afite ikibazo. Muganga nari narifuje guhura namwe. Umugabo tuyize kwagira umeze ari. Imana y'u Rwanda ishimwe, twabonanye, batubonye. Uragenzwa n'iki rero? Muganga ukabona atangiye gucurika umutwe. Muganga ubu ngubu nubwo ndeba utya, wagira ngo meze neza ariko imbere narashize. Imbere ubu buvuzi ahanini bw'indwara n'ubuzima bwo mu mutwe ni ukwinjiramo imbere, ni ugupfumura. Kabishwe ndi n'umupfumu mu Kinyarwanda, ngunda kubwira abantu ko ndi umupfumu mbera byombi mu buryo bw'ibyo nize, kuko mu buzima bwo mu mutwe mu mitekerereze ni ugupfumura. Ni ukurenga ibigaragara ukagera mu bitagaragara. Ni ukurenga umutwe umuntu yarwaye witwa kudakira ukamenya igituma udakira. Ni ukurenga igifu umuntu yarwaye cyitwa ko kidakira ukamenya igituma icyo gifu kidakira. Ni ukurenga igituma umuntu ararya neza nk'abandi, aragira gute, akundanye na mugenzi we ariko ararangiza vuba mu byo kubaka urugo, akababaza mugenzi we niki kibitera. Wapfumura ugasanga wenda hari ibindi bibitera mu ntekerezo, ariko hari igihe mu ntekerezo bidahagije, bigasaba no gupfumura mu buryo bw'umwuka. Aho ho ni mu muco, kuko ni impano y'Imana. Uwo ni wo murage wo kwa sogokuruza Rutangarwamaboko, ari narwo nkomokaho, ni imandwa nkuru y'u Rwanda. Noneho ugasanga biri mu buryo bw'umwuka, wenda nibyo bamuzinze, nibyo bagize gute. Ubwo navugaga umupfumu mu buryo bwombi, wenda si ikiganiro cyabyo, tuzagira uwundi mwanya wabyo. Ariko rero bigasaba kurenga ibyo ngibyo. Ubwo rero ubwo atangiye kutwibonamo, aratwigaragariza uko yiyumva. Cyambere kinavura ibyo ngibyo nuko umuntu abona aho yisanzurira, aho yirekurira, aho abasha kubwira kagahinda ke yarafite mu mfuruka aho ngaho bavuga ngo kamenywa n'inkike inkoko yatoyemo, kuko ni itorana n'izindi, ariko aho yatoreye akaba ariho hayimenya. Sibyo muganga utararenga aho ngaho wabisanisha se n'uburyo tukunze kubona bamwe mu bantu wenda bahitamo kugaragaza igikomere bagize cyangwa agahinda bagize, bakajya nko ku mbuga nkoranyambaga mu biganiro runaka se kuvuga. Iyo n'indi ndwara, iyo ndaza kuyigarukaho. Aho ngaho ho bimaze kuba icyorezo kandi kibi. Nangwa n'ahandi hari mu nkike inkoko yatoreyemo. Inkoko burya ntabwo ari inkoko bukoko. Mu Kinyarwanda turavuga ngo si igigi si igiti. Iyo turagura si igigi si igiti, igiti cyumvira umupfumu. Si igiti buti, si inkoni bukoni, si baba nambaye, bifite ikindi bivuze. Sibyo? Noneho rero si inkoko bukoko, n'inkike yatoyemo, inkoko zirenguriza kuri benezo. Yego. Ukubise imbwa abashaka shebuja. Sibyo? Ukoze ku mfizi y'umwami aba yishe umwami, kuko mu Kinyarwanda umwami yimana n'imfizi, bakaba bangana. Ububasha afite, icyubahiro agira niyo ya mfizi igira. Iyo barwanicaga imfizi rero, imfizi y'umwami ikaba yakototerwa, ubwo n'umwami wabaga yototewe, igihugu cyose cyarahagurukaga. Ndagira ngo abantu nituvuga inkoko rero batumva inkoko bukoko. Nibyo ni inkoko ariko nk'ikirengurizaho. Hari umwanditsi umwe wanditse, Jean de la Fontaine, aravuga ngo quand les animaux parlaient, igihe inyamaswa zavugaga. Yagendaga avuga ku bantu
ariko anyurizije ku nyamaswa. Niyo twiga ibijyanye n'imyumvire, imyitwarire n'imitekerereze y'abantu, tugendera ku nyamaswa n'ubuzima. Murabizi ubushakashatsi bwinshi bukorerwa ku binyabuzima bitandukanye, imbeba, imbwa, noneho tukagenda tumenya n'iby'abantu, kuko ubundi abantu n'ibintu ni ibinyabuzima nyamubano. Keretse ko umuntu yifasha akitora akishyira hariya akumva ko ari we kamara, ariko ubundi abantu n'ibintu ni magirirane. Twese turi magirirane. Noneho rero ubwo urumva aho mu mfuruka ubundi hari mu ibanga rye, ntihagire n'umwota. Ariko noneho kuri izi mbuga ho habaye ibindi. Ubwo abatangazamakuru namwe ndaza kugira icyo mbabwira, kuko murimo kwangiza ibintu. Nyamwongera bibi ngo baramubwiye bati ariko nyamwongera bibi inyuma ko tubona wiyanduje. Ati akoramo kuzama gatoke, ati akoza ku mazuru. Baturi nyamwongera bibi koko. We barakuvuga ko wiyanduje warangiza kandi ukajya gushyira ku mazuru, aho gushaka uko wihanaguza. Rero mwebwe murimo kubinutsa cyane, kuko kuba umugabo n'umugore bananiranye, kuba umuntu aho yakoraga mu kazi byanze, kuba abaturanyi bitagenda neza, kuba warangiza mwebwe mukajya kubishyira ku karubanda. Twasanze batikagurana ingumi, dore byose mukabizana, yafasha araterura kubitira mwigunira bigenda bitya, arandongora ntibigende gutya. Ibyo byose mukabivuga mugatsindwa ku karubanda hano. Ariko hari nabaza bakabyivugira nyine. None se uyu muntu arwaye bigenda bite? Umuntu arwaye nyine arakora ibyo abarwaye. Nugenda ugasanga umusazi yambaye ubusa hariya, uzagenda ufilime ngo dore ngo twasanze umuntu yambaye, ngo dore ni murenga. Ubundi abantu basanzwe bambara, ngo ariko uyu nguyu twamwegereye ngo turamubaza kuki ugenda utambaye. Uzi ko mushobora kuzatukorera n'ibiganiro nk'ibyo ngibyo, ngo twabonye umuntu utwatangaye cyane, ngo twatangaye cyane, ngo JALAS TV umbabarire ntibizakubeho, ngo twagize dutya tubona ikintu kidasanzwe, umuntu w'umugabo agenda yambaye ubusa. Niko kumwegera, kamera zacu tuzegerezayo, nizo nkuru musigaye mukora. Kamera zacu ntizahumbye, zigenda zireba ahantu hose. Noneho tumubaza impamvu agenda atyo yambaye ubusa. Koko ibyo bintu birakwiye? Ibyo nibyo muba mukora. Rero iyo usaza umugabo n'umugore byacitse, ugasanga ku gasozi warangiza ukabishyira kuri za kamera zawe, ingorane urimo kongera ibishwi mu binyururu, kuko ibyo ubundi byari bifite ibibitera by'ibikomere bitoroshye. Hanyuma noneho wongeyemo ibindi bintu, kuko nibasubiza agatima impembero babantu bakazagaruka, tuvuge wenda bazagera igihe bahure n'abaganga sobere muri byo, imane bakire. Mu rugendo rwo gukira bizagorana cyane, kuko kimwe mu bizabagora ni ugusubiza agatima impembero, bagatangira kwibaza bya bindi uko nabyo byasohotse. Si ubundi ubu twabigiriraga iki? Se twabivugiraga iki? Iyo mbimenye yari ijambo, ariko rero akarenza umunwa karushya. Kandi ibi ngibi rero birabika. Hari abo nigeze kubona bavuga bati irabika, irabika twa tundi twose ikatuzana. Internet iyi ngiyi ikabizana, murandasi ikabirandarandana n'utwana twawe tuzakurikiraho n'abuzukuru, bakabona ukuntu rwose warwanye n'umugabo ugakubita akaguru ukambara ubusa. Bakavuga ukuntu ngo bakugiraga gutya ntibigende gutya. Hari umugore uvuga ko umugabo we ngo amurongora ntibigire aho bigera. Abana bawe ntibabibona di, ubwo bizagenda bite? Abuzukuru ntibabibona. Yewe we, ubwo urumva ibyo bintu rero mwebwe murabishaka nk'itangazamakuru, kuko nko murashaka views zabaye views. Ariko izi nyamvuna muheto bizagenda bita amaherezo yazo. Views murimo musenya, mbese umuntu akishimira kubonaho ibintu bisenyuka kugira ngo abone views. Inda nini muyimamayira. Ni ikibazo. Noneho rero turiho turavuga yuko kuba hari ukubana wa mugabo rero mugahanga ubu ndebye wagira ngo ndi umuntu. Ubwo yabaye ikindi, wagira ngo ndi muzima. Ubundi rwose ndakora bikagenda, mfite uburyo kize gute, mfite akazi keza, mfite mishinga myiza, ubushabitsi bwanjye buragenda neza, business ubushabitsi.
ariko kibazo ufite muganga ntabwo nahiriwe n'urushako. Umugore wanjye namushatse rwose mukunze tubanye neza, ariko ukuntu ibintu byaje guhinduka ntabwo mbizi rwose. Ubu asigaye yarabaye undi, sinkivuga ngo yumve, ndamubwira ibintu akumva ibindi, ntabwo rwose nta nubwo akinyiyumvamo. Umugore wenda nawe ubwo ku rundi ruhande afite ibindi. Muganga ubu ngubu kundeba urabona rwose wabona ntacyo mbaye, n'abandi hanze bambwira ko rwose baranyikundira baranyishimira, ariko twashakanye wagira ngo ntabona ubwiza bwanjye. Kubera iki? Tuje kuri icyo gikomere cy'abashakanye, ariko urumva kubaho ni ukubana, yakomerekeye kandi muri uko kubana bigenda bite iyo icyashoboraga gukingira umuntu kumwugamisha aricyo noneho kimubereye ikibazo. Icyo gihe babyita guhungira ubwayi mu kigunda. Muganga wenda nubwo uciye mu ijambo utararengaho nubwo gukomoza cyane ku bashakanye no ku mibanire muri rusange, icyo kintu uvuze kijyanye no gutenguha, ibyo umuntu yari yiteze yego si byabonye. Mbivuze wenda kubera ngira ngo ntabwo ari kumuvuga ngo tumufresize cyane, ariko nk'umukobwa witwa Rinesane yasohoye indirimbo yitwa ngo Fake G, avuga ku bahungu nyine bagiye batenguha abandi mu nkundo. Ibyo byose ni ibintu by'ibikomere. Iyo G yavugaga n'iki ubwo? G ni umuhungu, avuga Fake G, agahungu k'amafuti. Mbese ni muri ubwo buryo. Kuki yakise G simbizi, ubwo nabyo umuntu yabijyamo, ariko impamvu nayo nkivuze ako kantu ndi kuvuga ko ikintu cyitwa gutenguha cyaba ari cyo gitera agahinda gakabije. Yego rwose icyo wari witeze ntuba ari cyo ubona. Yego byaba mu byaranga iyo ndwara cyangwa byashobora kuyitera. Kwiringira ijosi rikakuvira mu mwingo, ugahigira igisambu, igisebe gihigira umurundi. Ibyo wibwiraga ko biri bugende uko bikagenda ukundi, ariko ubundi iyo umuntu afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe bunasigasiwe neza, kuko bunajyana n'ikintu cyo kumenya, wakabaye umenya ko ubuzima ari umweru n'umukara, byaza ntibikugenze gutyo. Kwigiye igisambu, igisebe cyahigira umurundi cyawuca utarabasha guhinga cya gisambu, ukamenya ko ejo buzacya bucyana yandi, kuko ubuzima ni umweru n'umukara, niyo mabara ubona aha ngaha, nijoro n'amanywa, n'ibisare n'amasubyo. Ni nayo mpamvu nababwiye ngo iki kibazo cyangwa uburwayi bwa depression turakomeza gukoresha iryo jambo igihe cyose tutaravuga ibyo twebwe twagerageje gushaka byajya gusa nabyo mu Kinyarwanda kubisobanura, kuko ubundi ntitwanabigiraga. Njye mbona ko yumvwa nabi cyangwa yumviswe nabi, natwe ababyiga twabyize nabi. Keretse ubu wenda ubwo abantu bagenda bakora ubushakashatsi, twebwe tugira ubushakashatsi bushingiye ku bikorwa, abarwayi twakira tukaba turimo no kubakoreraho cyangwa kubigiraho, ne kuvuga kubakoreraho ubushakashatsi, kubigiraho mu buryo bw'ubushakashatsi butwigisha noneho kurushaho kubona ibintu mu bundi buryo bwimbitse ahari tutabibonagamo, ari nabyo bidufasha kubivura. Muganga rero aho niho dushaka kutugeza, kubona ibintu mu buryo bwimbitse, kuko akenshi bikomere n'agahinda gakabije biritiranywa. Ni ukuvuga ngo mu Kinyarwanda nyine twatangiye tubona ko ubundi umuntu ari abandi, ko kubaho ari kubana. Mu kubana n'uyu muntu mugiye kubana uyu munsi, zirikana ko hari abo yabanje kubana nabo, hari naho yabanje kuba mu nda ya nyina, inda yasamiwemo, uko icyo gihe byari bimeze. Kandi abantu benshi ntabwo nibaza ko ibyo babizi. Sinibaza ko inda zisamwa uyu munsi abantu bajya gutera inda cyangwa kuzisama babifitiye umugambi, babifitiye umuteguro, kuko ubundi mu muco wacu ntawe upfa gutera inda. nta mwana baterana ubuse bagira batari ko ntawe ukinaterana inda. Ariko rero ubu ngubu ubona n'ikibazo cy'inda zitateguwe, na leta igahagurutsa
umushinga umeze gutyo uturutse ku kibazo nk'icyo ariko kije kubera ko abantu bataye umuco ariko byatangiriye mu gukerensa ibintu niyo umuntu avuga ati ngiye kurya akantu akantu rero nyine ahuye nabo mburayirya nibyo rwose ku buryo n'abantu basigara babiririmbamo indirimbo nanjye mpa mva ukuntu bimeze shaho kandi ubundi mu kinyarwanda amata ntasobongera ntabwo wavuga ngo mpa amata numve oya ahubwo nyine baraguha kuko amata agira gitereka amata yose tuba tuzi ko ameze neza ntabwo wumva amata rero ngo ugereranye n'andi oya amata ntagereranywa amata ni amata ahubwo amata agira gitereka ni ukureba ninde uyateretse wamara kuyatereka ukavuga uti uyu muntu ubwa ari muzima yatereka n'amata neza uwo rero ukamushaka niba ari ugushaka ukajya gutera kubaka urugo niko byitwa kurongorana byitwa kubaka urugo gutera urubari ntabwo ari ukurya akantu none se utwo tuntu abantu barya utwo duturu imashini zabo zikazenguruka ntizizagira aho zikagwa ikinya kandi zikazenguruka imburagihe wabyumvise hanyuma rero ibyo byose umuntu yazasubiza agatima impembero ngo ukize ubusore arabubagira bigatangira kumutera gucura igihunya ku mutima yanasaza akagira amasaziro mabi kuko yicuza uko yangije ukubyiruka kwe amabyiruka ye ujya wumva ngo ibyiruka rya maheru kuko yangije igihe yagombaga kwisigasiramo ngo kibe ububiko bw'imbaraga uyu muntu rero ushatse uyu muntu mushakanye turi mu by'urushako wenda ariko ubwo n'ahandi niko bimeze uyu muntu mukorana uyu muntu uvuga ko wamwizeye mu kazi ukamuha inshingano none uyu munsi akaba arimo kugutenguha uyu muntu uvuga ko yari umukoresha muzima none uyu munsi akaba yakubereye nk'igikoko igikoko burya ntabwo ari inyamaswa gusa kuko inyamaswa hari igihe ishobora kugira umwimerere wayo ariko iyo bavuze igikoko kiraryana uyu muntu ashobora kuba afite ibindi bintu byamwangije byamwinjiriye twavuze ibyinjirire bibaho mu kinyarwanda ariko iyo ni indwara izwi nyine ariko tubyumve muri ubwo buryo ko umuntu agira ibimwinjirira nanone mu buryo bw'ubuzima bwe kandi bikazagaruka afite ibyo bagendanye rwangendanye zituma amera ry'uyu munsi wa none noneho uyu munsi rero wowe akaba aguhindukiyeho ariko nawe atari we iyo ujya kubimenya ntabwo byari kugukomeretsa nk'uko kumenya ninza mu kuvura bene izo ndwara haraza kuzamo n'ikintu cyo kumenya si abantu barazi cya mbere twamenye ko iyo ndwara abantu niba yize n'abantu benshi baragendana nayo mu buryo batazi cyane uzasanga ubwo ibyo tuvuze n'ibibera mu ngo ariko uzasanga hari abantu mu kazi kabo hari umuntu uvuga uti noneho uyu munsi ndabigira nte ko nafite agacupa ko ntari buryame ngo si ubu ndagorobereza hehe akumva mu rugo hari hararyana hari abagabo cyane abagore bo wenda ubanza umuco utarabemerera n'ababigira n'igitsure cyabo bashakanye kugira ngo bitadogera ariko nabo batangiye kumera batya kumva yuko umunezero wari ugusohoka ariko murasohoka mujyayo se muri mu mwobo uryana uri mu intozi ibintu byabaye gusohoka ku buryo abantu bashobora no kubipfa abantu babayeho mu isi yo kwiyibagiza abantu barashaka gusohoka wagira ngo bari mu muriro utazima noneho hari ahandi hantu bagomba gusohokera dusohoke we dusohoke sheri dusohoke shu dusohoke ariko wowe kuki utansohokana nk'abandi ubundi kuki ibyo mushaka gusohokeramo mutabirema iwanyu icyo numvamo sinacyo mwashakaniye ariko icyo ndi kumva muganga abantu babayeho mu isi yo kwiyibagiza donc kwirengagiza niho ugenze yakigira nkaho nta cyabaye rwose kurenzaho umurenzaho ntabwo uri bwera ibijumba mu bijyanye n'ubuzima bw'umutwe n'imitekerereze yacu kuko nava yararara nabi ntasinzira nanasinzira narotaguzwa
nagira gute nabyuka n'ibyo akoze usanga aribagirwa bidasanzwe ari byinshi ariko urwo rugero twari dutanze ugasanga uwo mugabo nyine ikiri bumufashe ni uko niba akagoroba k'abagabo simbizi nako nyine ari bujye muri ako kabari noneho ko nafite ay'agacupa biraza kugenda bite ugasanga n'imyenda nayo ariko ikikwereka ko ari ubuhungiro buhura ubuhungiyemo ubuhungiro buhura ubuhungiyemo kimwe na bya biyobyabwenge urubyiruko rurimo kujyamo cyane nuko wa mugabo uzasanga hari abagabo benshi wenda ni umuprofesori muri universite abo twagiye tugira bameze batyo kandi rwose ufite degree nziza cyane yo hejuru ni umukozi wa leta umupolitisiye ndetse utoroshye ariko ari mu gakayi k'amadeni hariya kuri butike mu kabari menshi ubwo se noneho nibwo ikibazo gikemutse cyangwa n'ukongera ibishwi mu binyururu kandi nagera mu rugo papa da watuzaniye iki ntacyo afite so ni ukuvuga ngo umutego mutinda abantu benshi bagwamo ushibuka nyirawo agihari abantu benshi bashobora kuba bagwamo kandi ushibuka na nyirawo mu gihe bagize agahinda gakabije ni uwo kwishora mu bintu bituma bakarushaho kongera ibishwi mu binyururu niko abanyarwanda babivuga kwibwira ngo uribyindura kandi wibyindika hari umukobwa umwe turimo kuvura naramuka byumvise ntagira ngo muvuyemo ntabwo ndi buvuga izina rye simuvuze nzamuvumba izo ni ingero tugenda tuvuga gusa mu byo twigira muri clinique mu buvuzi anywa itabi cyane mu byo turimo kumuvura rero byasabaga yuko aba aretse gukoresha itabi ndamubwira nti urihangana icyumweru kimwe ntabwo turi gukuyeho ko narizi ko n'ubundi atahita rivaho ariko iyi miti iyo ugiye gukoresha n'imitongero yabyo bizirana n'itabi kubera ko uragomba kuzaterekera abakurambere kandi mu byo uzaterekereza harimo n'itabi ntabwo rero wajya kurikoresha utararitura abakurambere bawe byasa naho bagukoreye intango ngo bature kimwe n'inzoga kuko icyo gihe abazira itabi abazira n'inzoga n'ubusambanyi kuko abakurambere nibo bagomba kumubera umugabo bwa mbere kandi nibo bagomba kumutekerera itabi none yararyitekereye ntibagomba gutura inzoga n'iryo tabi noneho rero agiye kubyiha byasa naho bagukoreye intango ushyiriye umunyacyubahiro wagera mu nzira ugatura ukisomeraho oya urabanza ugatura wamara gutura bakaguha rero ngo ukure ikiremero ndamubwira nti rero itabi urarizira ubu ngubu ati muganga ndababone ntabwo bishoboka ihangane n'icyumweru kimwe gusa noneho rero byaje gutuma nyuma nza kumazana ariko ubundi itabi ko ryagutwaye cyane wagiye kurimo gute hari n'igihe umuntu adapfa kubibwira uwo ari we wese ariko urumva nk'umuganga wawe yakwisanzuyeho nyine biri no mu nzira imufasha gutangira gukira ati jyewe ubundi ukuntu nanyoye itabi nagiye gusura inshuti yanjye yabaga mu gihugu cyo hanze arakivuga ngiyeyo tumarana igihe umukobwa ntabwo arashaka niseguye cyane nabyumva ntibizamukomeretsa kuko ntabwo tubivuga mu buryo bwo gukomeretsa ahubwo no kugira ngo biberere abandi urugero ndashaka kuvuga yuko icyo umuntu awungiramo yibwira yuko ariho ari bubonera igisubizo ahubwo ari ukwibyindika yibwira ngo ari byindura sinzi hari amagambo akoreshwa mu kinyarwanda kugira ngo wumve uburemere bw'ibintu kwibyindika murumva ikirimo ukishyiramo aho ngaho rwose ukiyibizamo ukwijandikamo ntibihagije ukarengerwa wibwira ngo urikuramo kwibyindura kongera ibishwi mu binyururu abantu bakuru barabyumva batabyumva nabo bazabyumva bakuze ariko simbateze iminsi barabyumva noneho ati ngezeyo rero ati hari ukuntu iyo ngeze ahantu bwa mbere ntamenyereye kwituma birangora nabyo ibyo igituma agiye gushakira igisubizo aho kitari yabanje no kutamenya ibirimo kumubaho kuko icyo ngicyo ubundi bakita angoisse d'humilier ni ukuvuga ukumva utaguwe neza kubera kugeza ahantu hashya kuko kubaho ni ukubana ubundi ibintu iyo tubyiga mu kinyarwanda mana yanjye twari kuba n'abahanga ubu nibwo numva neza ibi bintu aho ninjiriye mu kinyarwanda cyacu nkigarutse
muri ubwo bushakashatsi n'ubundi kuko twakoze ibindi bikananirana. Kubaho ni ukubana. Mu kubana rero ntabwo mbana nawe gusa umuntu n'undi, ahubwo mbana nanone n'ibintu. Ahomba ahantu, niyo mpamvu umuntu agira ahantu akahamenyera, yajya ahandi hakamutonda. Agwasi, gutondwa, ibyagutonze. Ntabwo yahisanze, ntabwo yahise yiyumvamo. Abantu bose badukurikiye baranyuze mu mashuri, abenshi bazi neza yuko iyo yageraga ku ishuri yashoboraga kugira ikibazo cyo kutituma neza cyane, akagomera. Ngira akana kanjye gatoya k'ubuheta, iyo twagiye nk'ahantu hatari mu rugo bakaba batamujyaniye ubwiherero bwe bugendanwa, ntabwo yituma, nta nubwo yihagarika. Arakubwira ko bishaka, wamushyira hariya hasi bikanga, wamujyana mu bundi bwiherero bikanga. Ubwiherero ariko atinya, ntabwo yumva ko ashobora kwihagarika hasi ku gasozi, ntabwo, kuko ku gasozi yize ko ari ukubunza umwanda. Ubwo rero ntabwo uri bubihindure. Ariko icyo nashaka kuvuga aho ngaho gikomeye ni abataratangira kumenyera ahandi hantu. Aho azi ni iwabo ho birakunda, ahandi ntibikunda. Uwo iyo ajya kumenya yuko ari cyo kibazo, kandi yuko uko ugenda umenyera ahantu kiri bukire, ntabwo yari kwishora mu bibazo nk'ibyo ngiye kukubwira yishoyemo. Noneho rero abwira mugenzi we, inshuti ye yasuye atari ko giye mfite ikibazo, ntabwo ndimo kwituma ubu ngubu nubwo ubona maze niba ari icyumweru niba ari iki hano, ntabwo birimo gukunda kuko yamaze iminsi. Uwo mugenzi we rero akaba yarakundaga kunywa itabi. Ati itabi rero ni laxatif, donc ni relaxant, ituma wiyumva ukirekura, nugira n'utunguraho birakunda. Kandi koko biranakunda, ariko nibikunda ndaza kukubwira kuko bikunda, ntabwo ari itabi ribikora, ahubwo ni icyo ubukoreramo cyo gukurura umwuka, wiyumva nk'uri muri ambiance no kusohora. N'ubundi iyo terapi, ubwo buryo bwo kwivura burasanzwe, kuko iyo dushaka kukuvura ibijyanye no kutiyumva neza, ihungabana, nako gahinda, no mu byo tuzakoresha harimo kukubwira ngo injiza umwuka mwinshi winjiriza mu mazuru uwusohorere mu kanwa, winjiza umwuka mwinshi winjiriza mu mazuru uwusohorere mu kanwa. Mu itabi rero uba urimo kubikora, noneho binajyanye n'icyagutwaye ingamira kikurimo, noneho wumva ari bya bindi bita ngo ni swingi. Ubwo rero icyo gihe nta kuntu utarolax. Ariko ingorane y'ubuhungiro buhura ubuhungiyemo, itabi ririmo uburozi bwa nikotine, igenda igakorana cyane n'ubwonko, ku buryo ya makuru yo kugubwa neza abikanwa no kunywa itabi. Niyo mpamvu abantu banyoye itabi kugira ngo azapfe kurireka ntago byoroshye. Buriya gukura abantu ku nzoga biroroha, ariko gukura abantu ku itabi biragorana. Uretse ko hari imiti yabyo, buriya mu Kinyarwanda tugira imiti ihuza ibintu nk'ibyo ngibyo, ihuza itabi, ihuza inzoga. Ikiza nk'ubuvuzi twebwe tugira hano, ntago ngo nuko dufite iyo miti aba ariyo duhita tuguha, kubera n'ibyo twize tubanza kureba ariko ni iki cyaguteye gutwarwa ingamira n'ibyo ngibyo, kuko nk'uwo ntago icyo akenewe ari umuti wo kumukura kuri iryo ngiryo. Namwe tunakuvura kuva ku itabi, tuzakuvura mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'imbaraga y'ijambo psychotherapy, mu buryo bw'imitongero, kuko n'ubundi nibyo watongerewe, waganirijwe, bakumvisha ko nugira gutya agatsinda wabisagiraga n'inshuti, ubwo biragenda neza, kandi kuko bigenda neza. Noneho rero bwa burozi bwa nikotine bukagenda bukabika amakuru ku mugabane w'ubwonko utanga amategeko y'ibibera mu mubiri, witwa hypophyse. Noneho buri gihe kunezerwa k'umuntu bikazazana na rya tabi. Igikurikiyeho rero ni iki? Kwibwira ngo uribyindura kandi wibyindika, ubageza ahantu adashobora kurivaho kandi ashaka kurivaho. Ni umukobwa ugomba gushaka, kandi urabibona ibi bintu bimaze kuba byinshi mu rubyiruko rwacu cyane. Umusore muzima azashaka umugabo, hari igihe atanywa iryo tabi. Simvuze ngo abanywa itabi si bazima, ariko biterwa n'urwego urinywaho. Uretse ko n'ubundi itabi atari ryiza, yaba mwarinywaga Kinyarwanda nk'uko Abanyarwanda barinywaga. Ubundi nta Munyarwanda wapfaga kunywa itabi, yararitekererwaga, akaritekererwa n'umuryango. Umusore amaze kuba umusore arenze ubugimbi, ageze ahantu yakubakirwa, bamutekerera itabi rero, yatumura umwotsi wa mbere ukamukora akitsamura,
ababyeyi bati rero ubwo bagatangira gutongera bati uko ukozwe n'iryo tabi ubumenye ko ibitekerezo byawe bizajya bibivamo ukagira ibyo ukora bizajya bigukora ni wowe ntawe uzongera kubazwa ibyawe. Urumva icyo kunywa itabi aricyo iyo abantu banywaga itabi baryo itabi rero rikaba ikimenyetso cy'uko umuntu atangiye kwitekerereza. Ntabwo babaga bagushoye ngo ujye gutwarwa n'itabi. Umuntu atangiye kwitekerereza bityo ibyo azitekerereza akabikora akagira gute niwe bizabazwa. Ntabazoneshereza ngo bongere baze babaze se. Ntazajya gutera umukobwa inda ngo baze bagire bate. Ntazagirana ibibazo n'umugore ngo bagire niwe kami ka muntu abaye umutima we pe. Kunywa itabi ubundi byakwigishaga kuba kami kawe. Hari umusaza w'umuhanzi mfite wabayeho kuva kera iyo agize ikintu cy'ubuhanzi muri we hakagira nk'igihangano kimuzamukamo ashaka guhanga niba ari indirimbo ashaka guhanga ahita atekera itabi. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo bye bigiye kuri muri ubwo buryo. Ariko ubu hari ikibazo abana baratwarwa n'urumogi baragira gute. Urwo n'urugero ruto twari dutanze kugira ngo wumve yuko uko abantu bwa mbere uko bagwa muri icyo cyitwa depression bakigwamo mu buryo batazi. Noneho no kujya gushaka igisubizo cy'icyo batazi ahubwo bakagikomeza kurushaho. Sinzi niba icyo kintu cyumvikanye. Yego. Wa wundi wagize ikibazo cyo kutituma neza urwo rugero twari dutanze kubera ko atamenye icyamuteye kutituma neza akagomera agiye gushakira igisubizo aho kitagenje gute aho kitari. Wa mwana washeshe ibiheri mu maso by'ibishishi abahungu bati wowe nibagenda gutya bikagenda gutya bihita bikira cyangwa ukuntu ugira uruhu rwiza bitera uruhu rwiza kubi yabona bidakunze kongera uzabigerageze ubwo wabigize gakeya. Uyu mwana nyuma yahuze kizamubaho azashaka ubusugi bwe atacyongeye kububona. So kuvuga ngo azicuza ibyo yagerageje bidakora kandi noneho ibyo agiyemo nabyo bizamutwara ingamira hamwe asigara avuga ati nk'urugero hari umwana w'umukobwa wambwiye ati giye ubu ngubu sinshaka guhita nshaka genda shaka kwibereye inshuti n'abajyama batandukanye sina ngombwa ko nizirika ku muntu. Tekereza mwana kobwa w'imyaka 20 ningahe ese ubwo azajya gushaka ameze ate ingorane rero ubwo ariko arumva ari byo bimuhesheje umutega ese kubera iki mugagewe numva ari byo bimpaye amahoro arimo arashaka amahoro sibyo kwisanzura mu buzima ariko arisanzura mu buryo butari bwo busandaguza ibyo asanze. Jewe sinshaka kuzirikirwa ku muntu runaka. Uyu munsi wa none ntabwo abantu bashaka kuba abahantu runaka ab'umuntu runaka oya bashaka ko hari umuntu uzakubwira ati jewe rega ndi international ari international ariko arimo kwigizayo kuba uwo mu gihugu runaka cyamukomerekeje gifite amateka n'urugero adashaka kwibuka urugero nk'abanyarwanda nyuma ya genocide aho umuntu ataragishaka kwitwa umunyarwanda. N'uyu munsi wa none harabu uzasanga yishimira nko kuba mu diaspora kurenza kuba umunyarwanda cyane barahari rwose akumva mbese ni ibintu byo kwishimirwa kandi urumva umuntu ajya kuba ahandi akahishimira kubera ko iwabo ntahari cyangwa hatameze neza. Umuntu akishimira ibi by'ubwene gihugu byateye ibyo byo biraturuka ku bukoroni. Muze shadu celebrate nabonye nationality American citizenship utari umunyamerika uri gihone nukuri rwose harimo ikibazo uribwira ko uteye imbere se hari ikintu tekereza kujya kwishimira kubaye umwana adopte utowe na runaka w'umutsindirano kandi ufite ababyeyi bawe. Simbizi icyo kintu ntagirwe unyumva nabi ushobora kubikora mu buryo bwo guhaha imibereho no kugira gute ariko amazi yashyushya akibagirwa wa mwambeho ni ikibazo. Ibyo nabyo ni yindi depression abantu bafite hari ikintu yo kutishimira kuba abo baribo. Hari icyo ni ikindi muga uvuze kutishimira kuba umuntu wari we ariko mbere yacyo hari ikindi wakomojeho kijyanye no kwicuza. Navuga ngo twavuze remor kwicuza habamo gutenguhwa yego bigakurikirwa no kwicuza ariko umuntu agatenguhwa kuko atamenye. Yego niyo mpamvu ahanini ndangiza ubwo bushakashatsi akabaho no gutangiza iki kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco tumaze gutanga igisobanuro gishya cya muntu
hari sinakivuzeho cyerekana umuntu nk'inda atandukanye ubugira kabiri kuko nari maze kugira ikibazo cy'indwara zitwa kuzidakira mana yanjye nge burakuriye kwa sogokuruza ndi umugirwa w'imandwa sogokuruza yari imandwa nkuru kuba ndi imandwa nkuru bifite aho biva noneho nta ndwara rero nabonaga abantu baza kwivuza ngo ntikire ikintu abanyarwanda bakubwira batavura ni kimwe ni ikintu cyitwa nyamunsi nyamunsi rero n'igihe umuntu ari bupfe ntabwo wabivura ngo uri bupfa arapfa kimenye hari n'uwaje kuraguza kuri sogokuruza abantu baraguzaga batonze umurongo noneho sogokuruza ngo amugeze aramubwira ati sogokuru ati ndebera nanjye ati amucira mu maso hari igihe bavuga ngo abapfumu tuvuga nabi ariko ntabwo ari ukuvuga nabi ahubwo nuko avuga ibintu uko abibona ku rwego rw'Imana wowe ukabyumva nk'umuntu ukumva rero bivugitse nabi amucira mu maso ati oje genda bisaba abandi bibarize n'ubundi wowe se kudahari urabaza ibyiki niba ubishoboye igenda utunganya ibyawe kuko n'ubundi ntuhari karimwa ngo yari yaje yigenza nari mvuze izina ry'isinzi niba ritagiye kure kuko arazwi iyo ngiye iwacu bwakeye yapfuye ni ukuvuga ngo yarabibonaga ko adahari noneho rero icyo nashaka kuvuga nyamunsi ntivurwa yabonye ko nta n'insinzi yayo ari buhita ati uje igenda wita umwanya iyo ujya kubimenya ko bimeze ntabwo wari kwirirwa uza no kuvuga ngo uje kubaza urabaza insinzi y'ibitabonerwa insinzi nyamunsi niyo itabonerwa insinzi ariko ibindi nta buganga butagira ubugangahuzi nta marozi atagira ikirogora nta kuzinga kutagira kuzingura nta bisare iyo depression yaba mu bisare bitagira amasubyo nta joro ridacya kucyo gihe umuntu aba ameze nk'uwo bwiriyeho ntibuke ariko ubundi mu kinyarwanda nta joro ridacya ubuzima ni umweru n'umukara ni ijoro n'amanywa ni ibisare n'amasubyo ariko nta bisare bitagira amasubyo nta buganga butagira ubuganga buzi noneho rero ukabona sogokuruza urwaye bwose arabuvura nta kibazo noneho mu kiganga twize ngo hari indwara zitwa izidakira oya none se turaminuje dufite n'umurage wo kwa sogokuruza nibwo noneho ibintu bidakira gute se njya muri ubwo bushakashatsi nkuramo igisobanuro gishya cya muntu cyerekana ko ubundi indwara nyinshi impamvu zitwa ko zidakira ni uko umuntu avurwa igice arebwa igice nk'umubiri gusa abakabije bakareba mu ntekerezo nabwo bikavurwa nko mu buryo bw'umubiri ibinini n'imiti batera umuntu ariko umuntu atari umubiri gusa atari n'intekerezo nazo gusa nazo bumva zifatwa nabi zikavurwa n'ubundi mu buryo bw'umubiri kandi zakabaye zivurwa nk'intekerezo mu buryo bw'ibitekerezo n'imitekerereze ahubwo umuntu n'indatandukanye ubugira kabiri kuko ni nyabutatu agizwe n'umwuka intekerezo n'umubiri UIU kiriya kirango cy'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco uri ku mashusho aze kukigaragaza UIU umwuka intekerezo n'umubiri iyo umugabane umwe wakozweho umuntu uko yakabaye wese aba yakozweho mu mwuka niho twizerera umuntu mu by'amasengesho abantu bagiye mu madini azakubwira ati nsigaye nasenga nkumva amasengesho ntarenga igisenge muga njyewe nagiye no mu basenga barasenga ariko byaranze bankoreye bimwe bita ngo nukubora no kugira gute shwi ntaho ntageze babwiye gusengera muri Kanyarira nagiye mu mavsumo nagize gutera naho nari nguye mu mazi byaranze mu mwuka he urumva aratsikamiwe ariko wenda ikibitera gishobora kuba ikindi akeneye yego ariko no mu mwuka we akeneye gupfumurirwa bikarebwa mu bundi buryo kagahinda gakabije turiho akenshi menya kinjirira mu ntekerezo cyane ariko no mu mwuka urumva hakozweho sibyo niyo mpamvu yagiye no gusenga kandi ubundi atari bikeneye gusengerwa hanyuma ku mubiri naho uruhu rwose ugasanga umuntu asigaye yisiga n'amavuta ntamufate cyangwa yakwisiga bikamufata ariko bikaba nko kurenzaho imbere ngo yaraboreyemo byigaragaza mu buryo bwinshi noneho rero umuntu akaba akeneye kurebwa muri ubwo budatandukanye bwa kabiri umuntu akareba nk'indatandukanywa n'umuco twavuze ngo mu kinyarwanda kubaho n'ukubana abantu barambabarira ibi bintu ni binini ni nayo mpamvu wumva ngenda mbivuga mu buryo buvanga ibintu n'ibindi abantu bihanganire aka gatogo turimo kubatekera bivuge gutyo izi ngereke izi mboga twavanze ni nyinshi cyane isogi isogo isogereza ariko biryoha bihuye bivanze gutyo niho bishobora kugira icyo bimarira umuntu
cyane ko binakora kuri societe nyinshi cyane turagenda tuvuga byinshi ariko nzi ko buri wese udukurikiye ari bukuremo ibye wenda si buri wese ariko abenshi n'abatabikuramo baragenekereza ibyabo ndibaza ko bazabivuga uzarebe hamwe batangira ibitekerezo bazabitubwira noneho rero twavuze ko kubaho ari ukubana mu kubana rero mu byo umuntu abana nabyo ntabwo ari ukubana ge nawe gusa hariho no kubana n'ibintu n'ahantu bya bintu n'ahantu ni n'umuco nanone w'umuntu muri iki kiganiro urabona uko nambaye ibaba yego mfite inkoni hariho abantu bashobora kwibaza bati ariko se uyu muganga noneho watuzaniye keretse abasanzwe banzi rutanga rw'amaboko bakamenya ko mpuza iby'ubuvuzi twiga mu mashuri ibyo naminujemo mu kiganga noneho n'iby'umurage wacu ariko abandi bazavuga bati noneho JALAS aba bantu muganga yatuzaniye se ibyo ni bike ahubwo ni umusazi ni ikini ahubwo uri kuvuga agahinda gakabije nawe ushobora kuvuga afite simbizi yabivuga kwinshi ariko umuntu n'indi atandukanywa n'umuco iki kiraza kumfasha cyane nk'iri baba nambaye mu kinyarwanda ni umutsindo w'imandwa umuntu rero agira ibimurwanya ariko akagira n'ibimutsindira ibyo bidutsindira byitwa imitsindo hari igihe uyu muntu ashobora kuzahazwa n'icyo bise agahinda gakabije ndaza kugira ukundi nkitagewe nk'uko nabibonye mu bushakashatsi bwanjye ku barwayi nakurikiranaga ariko bitewe n'uko ibyamutsindiraga atakibifite ahubwo akaba yaragiye mu bindi bintu byitwa ko bimutsindira kandi bidafite icyo bimumariye ari nka bya biyobyabwenge twahoze tuvuga bikitwa ko umuntu abonye ubuhungiro ariko ari ubuhungiro buhura ubuhungiyemo sinzi niba icyo kintu abantu barimo kucyumva ibaba akenshi imitego burya umuntu ashobora kugira iba ku butaka urabona iyo batega umutego mu kinyarwanda niba ari umushibuka uri ku butaka niba ari wa mutego uri bugwire inkware gutya kuko igiye gutora uri ku butaka niba ari iki ibibombe wenda abantu batega naho amabomba aziye biri ku butaka ibaba ryo turaguruka ibaba ni ibiguruka turaguruka sibyo turi hejuru y'imitego I got you you got me wanyumvise ni ukuvuga ngo uretse no mu buryo bw'imyemerere bw'imitsindo y'imitongero ya kinyarwanda urumva ko no mu buryo bw'intekerezo iki kintu cyakabaye kiturema nubireba abanyafurika benshi uzasanga bakunda kwambara iki kintu kibaba sinzi niba udakunda kubibona mu bintu by'imihango n'imigenzo ndetse babahanzi bitwa ko bisobanukiwe bateye imbere banakorera amafaranga menshi baza kuri stage yambaye nk'ibaba sinzi niba mutarabibona cyangwa ukabibona nko mu mafilime atandukanye biriya bintu iyo abanyafurika babibonye kuri abo bitwa ko bageze kure bo babifata nk'imideri bo badashobora kwambara kuko atari abahanzi kuri urwo rwego nyamara genda babwira nk'umupfumu n'umushakashatsi ntabwo bari abantu babyambara nk'imideri buderi ahubwo ni imideri butsindo y'imitsindo ni ukuvuga ngo bo bageze ku rwego bisobanukirwa ku buryo imitsindo yabo yabaye imideri noneho rero abanyafurika muri rusange ariko ntaragera kure iyi ni imiringa ikitwa imiringa y'imirinda umuntu ntakeneye ibimurinda cyane imiringa ni iya sogokuruza kuva nyambaye nushaka uroga ibingana iki ni impamo mukiteranya mukagira igihumbi muri abarozi ntacyo mwakora ku miringa y'imirinda ishwi iturindira abanzi iturinda ibyago iturinda iki ariko ni n'igihangano cyacu twa n'imitsindo kuko ibintu byose ni imitongero n'abaroga bagira bati umuntu rero ntagifite bya bindi bimurinda inkoni abana banjye ubabajije uti iyi ni iki barakubwira bati ni inkoni y'ubutware inkoni kuko uyu muntu afite ubutware agira inkoni
kugira ngo ujye kurwara indwara zo mu mutwe zikuremerere kugeza naho abantu ubona basigaye biyahura umunsi ku munsi. Ikibazo cyo kwiyahura ngira ngo mu Rwanda kimaze gufata indi ntera, byatumye tunatamba igitambo cy'umuterekero wo guterekera umuzimu utera abantu kwiyahura bya hato na hato, kuko ubundi mu Kinyarwanda kwiyahura ni bibi. N'uwapfuye yiyahuye burya ntabwo ahambwa bisanzwe, intumbi ye barabanza bakayikubita uriya mburire, ntugire undi uzatera kuzapfa nk'uko wapfuye, hatazagira n'ukwicuza. Kuko mu Kinyarwanda ntabwo byapfaga kubaho ko umuntu yiyahura. Umuntu yajya kugera kuri urwo rwego kuko atakikomeyemo. Impamvu atakikomeyemo nuko atakifitemo ubutware, inkoni y'ubutware. Sibyo? Ibi byose nabyambaye ku bushake, nubwo tunabikoresha mu mitsindo nk'umupfumu, ariko noneho no mu buryo buturema buri munsi. Ndashaka kuvuga ko Abanyarwanda, Abanyafurika batakaje ibyajyaga gutuma bikomeramo, batakaje umuco wawo babanaga nabo, kuko umuntu n'indi atandukanywa n'umuco we. Aho bakabaye bashakira ibisubizo ntabwo bakihafite, basigaye babishakira ahandi hantu hatabibaha. Ntumva ko umuntu aza akakubwira ati nagiye no mu basenga birangamuga, nagiye no muri Kanyarira, nagiye no muri iki, ahubwo nari nguye mu isumo. N'ubuhungiro buhuhura ubugenje ati, kuko umuntu ni umunyamwuka, ntashobora kubaho atabaho mu buryo bw'umwuka. None yagiye gushaka ibyitwa iby'umwuka ariko bitari mu mwuka w'Imana, ntacyo rero byamumariye. Aha sinshaka kwivanga mu myizerere y'abantu nk'umuganga n'umushakashatsi, ariko ndashaka kuvuga yuko iyo umuntu agiye mu bintu bitamurimo ntabwo bikora. Ntabwo nukuvuga ngo ibyo yagombaga kuba abana nabyo bimubera imitsindo bigatuma yikomeramo, icyo twita self esteem cyangwa estime de soi. Urumva iyo nambaye ibaba ryanjye baryita isunzu ry'imandwa, bigereranye nuko ninde munyacyubahiro se n'ibintu bambara wenda antibare ku rugamba, igihe mfite uwo muntu bazamurasa. Bye kugira abantu barebye filime ya Jumo ngo ndanayikunda, sinkunda kureba amafilime cyane, ariko ibintu bijya kuba historique, bijya kuba iby'amateka ndabikunda cyane. Harimo ingabo z'ibyuma, noneho ariko nabo kwa Jumo ngo baza kubikora, noneho basigara. Ndibuka ko witwa niba ari Momparmo niba ari nde bakoze ikintu cy'icyuma hano barasaho n'umwambi w'icyuma wapfumuraga imyambi y'ibyuma y'abahani biranga. Abazi iyo filime hari baragira, wumvaga yikomeyemo. Urumva urwo rugero turutanze kugira ngo wumve uko umuntu amera iyo azi ko bimeze neza muri we, ubutware twigiramo. Aho rero umuntu yibuzemo ubutware, yibuzemo ubushobozi, yibuzemo kwikomeramo, n'icyakabaye kimukomeza ntacyo afite. Uwakabaye mukomeza ntibakibanye neza, ni umugabo we, ni umugore we, ni umwana we, ni umubyeyi we, ni umuturanyi, twabivuze ko bitameze neza. Noneho n'icyakabaye kimukomeza kindi cy'urwishingikirizo cy'imitsindo mu buryo bw'umwuka, mu buryo, kuko umwuka nanone ujyana n'umuco w'umuntu. Ndashaka kubwira abantu badukurikiye bari mu madini atandukanye ko burya buri dini ryose, mu bushakashatsi twakoze nize icyo bita intercultural studies ku rwego mpuzamahanga, ni ukuvuga ubumenyi mpuzamico. Ntabwo rero bakwigisha umuco nk'umuco, bakwigisha umuco nk'imyizerere. Abantu bose bize ibyo ngibyo barabizi, burya amadini yose ni umuco runaka waje umira umuco wacu, kandi nta muco uruta undi, kandi ntiwawusimbuye. Nicyo gituma Abanyarwanda babwiwe iby'amasakaramentu batari ko n'amasaka tuzajya tuyajyamo nimugoroba, ku manywa tuzajya dusomerwa misa, nimugoroba tujye gusomerwa intango. Nk'uko abantu bagira noneho bakajya kureba umupfumu bihishe kuko baramukeneye. Ndashaka kuvuga ko iyo umuntu yatandukanijwe n'umuco we, hari n'ibyo bibazo, hari byinshi bigenda biba ntabibonere ibisubizo. N'ibyo bibazo bindi, urumva twebwe igisobanuro cyacu kubaho ni ukubana. Umuturanyi n'umuzimyamuriro. Reka turebe ku byabaye mu mateka yacu muri jenoside. Ni urugero rwa bugufi, ariko hari n'izindi ngero. Iyo uwo mwabanaga uwashoboraga kukubanira, uwashoboraga kukwimana ibintu bikomeye, uwashoboraga kuguhagararaho igihe amazi amagara yatewe hejuru, umuntu wese asamaye, ariko byibuza naho umugabo aguye undi akarenzaho utwatse akaba ari ukugirira nabi. Nibyo byabaye muri jenoside. Jenoside yo yaturutse kuki? Kuko abantu n'ubundi bamaze kwicwa mu by'umuco.
niho navuze ngo mbere yuko jenoside ikorerwa abantu ibanza gukorerwa umuco mu bantu. Ese ibyo bintu abantu banyuzemo kandi bakabigirirwa n'abakabaye kubaho n'ukubana kubana kwabo niko hubwo kwabishe uragira ngo babeho bate? Ahubwo naho Imana igira amabere. Urabona ubushakashatsi RBC iherutse gukora bwagaragaje yuko 20 n'ibice bingahe kwijana by'abanyarwanda bafite indwara n'ibibazo byo mu mutwe bazi cyangwa batazi ongeraho batazi kuko bazi byatuma babyivuza ariko noneho batazi kuko aba bumva ko ubundi uvuze uburwayi bwo mu mutwe ibi nabyo abantu bakwiye kuzabiganira cyangwa ubuzima bwo mu mutwe abantu benshi bahita babyumva nabi bumva basazi kandi nta muntu utagira ubuzima bwo mu mutwe cyane kuko no kuba ndimo kukubwira ukikiriza nuko ubuzima bwawe bwo mu mutwe bukora neza kubaho tuganira ukabona ko ibyo nkuganiriza bindimo cyangwa mbyihagamo cyangwa bimeze biti nubuze uko kuntu urimo kugira gutya naga abantu bakubona kuri kamera n'ubuzima bwo mu mutwe bubikora urumva ahari iki kintu nacyo tuzakiganiraho abantu bumva icyo ubuzima bwo mu mutwe ari cyo numva ko ashobora kujya kwivuza ubuzima bwo mu mutwe. Hari n'abantu bazi ko umuntu nkuko arwara malaria akajya kwivuza ngaba bazi ko n'umuntu adashobora kuvuga ngo nge ndwaye mu mutwe ngira ngo nk'ejo bundi hari n'abantu bari ariko bikoroha kubikomantaho cyane ku kiganiro twashyizeho bikoroha kuvuga ko umuntu arwaye igifu mu gifu harandya ibyo bintu ngira ngo nabyo tuzabiganireho kuko nabyo byumvikanye nabi. Noneho rero mu kinyarwanda kubaho n'ukubana umuntu rero icyajyaga gutuma abaho nyakubaho kuko kubaho kuzuye n'ukubana niko hubwo kumuhindukiye urupfu. Ubundi uwo muntu wagira ngo abeho ati ahubwo Imana igira amabere urumva Imana igira umugongo mugari Imana iramana n'ukuri kuba u Rwanda kuri icyo kintu mugambo ukomojeho cyo kuvuga ngo kubaho n'ukubana turi kuri social media n'ubundi badukurikiye ntago ari uburyo bwo gufata umuntu umwe ku giti cye ariko mu minsi ishize hari akantu gato bakasa abantu benshi kazenguruka abantu bagakoraho comment cyane ubwo Miss Nyampinga Rwanda Mutesi Jolly yavugaga ati hari gihura n'abantu bakakubera inyana zimbwa abantu bati Jolly yatutse abantu Jolly yisabaga inyana zimbwa kuri ako kantu kuvuga ngo kubaho n'ukubana nge ndi kukumvamo ibintu byinshi urumva ashobora kuba yaratengushywe nicyo nari ngiye kuvuga sinzi wowe urumva wenda yari yiringiye mu muco nta nyampinga wakubwira abagabo ibyo ni ukwitonda kuko aba yabivuze neza atabitewe nuko nawe yahungabanye kuko ubwo nawe naba yahungabanye ntaba akiri muzima bityo n'ibyo asohora ntibiraba bikiri bizima ariko ubundi uvuze ko nyir'urugo yapfuye ntabwo ari ubumwishe ntabwo rero kubika wapfuye byavuga ko wamwishe inyana y'imbwa mu kinyarwanda birasanzwe ntabwo ubundi nkunda kuvuga ku bintu abantu bavuze ariko icyo ndagira ngo nkisobanure mu buryo bwa kinyarwanda hari n'abantu benshi bagisanishije no guta umuco ntabwo yewe ariko nahita mbivuga byaterwa n'icyabimuteye kuko no mu kinyarwanda umuntu ashobora kugutuka singututse ariko wowe cyangwa abadukurikiye akakubwira ati wanyana y'imbwa we kuko abona yuko udahagaze mu mwanya ukwiye kuba wari uhagazemo n'umubyeyi yabwira umwana ati wanyana y'imbwa we ntabwo abavuze yuko ari imbwa noneho wowe ukaba inyana yayo ahubwo bashaka kukubwira yuko utageze ku rwego ukwiye kuba wari uriho ubundi mu kinyarwanda inyana y'inka igira ikimarira abantu barayikosha bagira bate iremera umuntu ibyara izindi bikagenda gutye keretse ubu ngubu abantu basigaye bacuruza imbwa nabonye ubwo bucuruzi nabwo bwaraje ariko ubundi mu kinyarwanda ntabwo ibyo byari ibyacu inyana y'inka rero urumva ifite umumaro ariko inyana y'imbwa ntabwo ifite umumaro niba nawe ufite inyana y'imbwa ibaho ni urugero baba batanze bagereranya ibintu n'ibindi kugira ngo mbese bagereranya agaciro k'iyo mbwa n'ak'inka kuko mu kinyarwanda inka ifite agaciro kurenza imbwa bitavuze ko no mu yindi mico hari aho imbwa ifite agaciro kuko hari aho uzasanga bakwa nk'imbwa bagira bate aho ngaho mwigereranya mico ntabwo duca imanza kuko nta muco uruta undi bapfa kuba bene byo bibafasha kubaho. Icyo twashaka kuvuga ahangaha nuko umwana w'umukobwa ashobora kuba yarakomerekejwe n'abantu cyangwa n'umuntu yari yizeyeho ikintu kizima wenda no kumubanira neza
wenda nukuzamubera inshuti nzima wenda ntabwo mvuze ko ari byo byabaye turimo turagereranya wenda nukuza hari n'abana b'abakobwa none uzasanga bariya se bateye bo bavuga bati je sinzashaka wagira ngo nubundi bumanzi wagira ngo nubuzima ya baraza kumbabarira ariko n'uburwayi bituruka ku bikomere burya ajya gufata uwo mwanzuro ageze mu cyo bita mu gifaransa ngo akwabo do somarie niye mpamvu yo nkurikije ibyo nagiye mbonera mu rushako sinagiye mbabona barunaka nge nziberaho gutya nishakira amafaranga niyigire ngire gute burya umuntu nikwacasha siko babivuga umuntu nakantu n'uwo mugabo nzamugura nibyarira kana nkigishe neza ariko ukigishe neza wowe nande ako kana kitwa kande nande kuko umuntu kubaho n'ukubana ku mwana rero nuko abana n'ababyeyi kandi bombi umva kwibyindika wibwira ngo uribyindura umva ahantu yishize mbese nzibyarira kana nge mpfa kuzakabyara mfite ikwaca ntabwo ifaranga ari ryo rirera umwana nubwo amafaranga akenewe kugira ngo umuntu abeho ubuzima arafasha ariko icyambere gikenewe n'ubuntu mu bantu n'ibintu cyambere rero umwana akenera ni urukundo rw'ababyeyi kandi bombi kuko umwana ntavuka ku giti zakubaza wambyaranye nande uzamubwira nde narakuguze koko hari akana k'agahungu k'agapfubuzi abandi bajyaga bangirira nabi noneho karaza karantunganya rwose ndakishyura niko wavutseho uyu mwana azamera ate ariko ubwo murumva ejo abavukanye ibi bintu mbivuga mbabaye nk'umupfumu kuko umupfumu burya yumva ibintu ku rwego rw'Imana ndababara nk'inzobere n'umushakashatsi mu by'ubuzima bwo mu mutwe kuko ejo hazaza haranshije noneho ikintu kibabaje sosiyete yacu irarwaye kuri ubwo bushakashatsi twavugaga RBC yagaragaje ko 20 n'ibice birenga ku ijana niba ari ibice 5 by'abanyarwanda barwaye indwara n'ibibazo byo mu mutwe bazi cyangwa batazi ubijanishije mu buryo bw'imibare ugende kuri miliyoni zigera muri 13 aho duherukira imibare dufite y'abanyarwanda mwibarura hafi miliyoni 2 ntago ari hafi miliyoni 2 zishobora kuba ziriho n'udusago baba bafite izo ndwara n'ibibazo byo mu mutwe urebye mu buryo bw'abantu babarika mu buryo bworoshye umwe kuri 5 mu bantu 5 turi kumwe hano umwe kuri 5 yaba afite ikibazo cyangwa uburwayi bwo mu mutwe urumva ari ibintu byoroshye ni ibintu biri hejuru cyane none ingorane mfite umuntu akagira ikibazo nk'icyo ngicyo kikitwa uburenganzira bwa muntu ubu ngubu icyo kintu cyarateye hano mu Rwanda sigaye mbibona byigendera rwose birakurikirwa cyane bene abo bantu bafite abantu benshi babakurikira ushatse no kubavuga kiretse hari rutangarwamaboko umwihanduza cumu ni ubivuga akabigaya kimwe n'ibintu by'ubutinganyi n'ibiki ni ibintu bimaze gufata indi ntera yo hejuru umuntu aravuga ati jewe oya rwose nzabaho jyenyine kandi abantu ari magirirane ubuzima kuba hari ukubana jyenyine inkingi imwe itagera inzu jyenyine gute nabari abanyazi b'i Burayi b'abakapitaliste bo niko babaho jyenyine nabo byarabananiye niyo mpamvu ubona basaza nabi umuntu agasaza agirana amasezerano y'imibereho n'imbwa kandi afite abantu byakabaye umuntu agashyingiranwa n'imbwa ibyo ejo bundi bizaza mu Rwanda uyu muntu udashaka gushyingiranwa kandi ubundi kubaho ari ukubana ejo bundi mwitega abanyarwanda muzashiduka agiye gushyingiranwa na yambwa agiye gushyingiranwa n'inka agiye inka y'ubanza atabikora hari simbizi ko ntibakina zikunze barimo barikundira ibindi bintu nyine by'ibizanano kuko kubaho n'ukubana zabungira ikindi kintu bari bubane ubuhungiro buhura ubuhungiyemo muga kugira tuze kubona wenda naho duhinira ko ni ikintu kirekire cyane ikintu ntabwo turi bukimareyo ariko ku kintu warukomojeho ingaruka cyangwa se efe cyangwa se ibyo tuzabona cyangwa se ibyo turi kubona wowe ubona nka muganga urumva ibyo uzi icyo umuco ushingiyeho uzi umuco icyo ari cyo ibi bikomere akagahinda gakabije hari ibintu warukomoje uti genda bivuga wenda nubwo abandi batinya kubivuga ni izihe ngaruka ubona biri gutera muri societe muri rusange
mu banyarwanda by'umwihariko. mfasha urugero nkunda gutanga hari abantu bazambabarira niba nkunda kubisubiramo ariko nuko hari mba numva ari byo biri bugezeyo neza. Umuntu umwe ngo baramubwiye bati kirazira gucana inkwi zo mwirimbi, ngo arangije ababwira ati nimba kizira byadutwaye iki twebwe ko ari byo twakoraga gusa ahubwo ko arizo ducana iwacu. Turetse mukuru wacu wavutse ntamara igihe yavutse agahita yipfira, ati nundi nawe utaramaze igihe kurumva yarakenyutse ubundi mu kinyarwanda, ati nanjye ukunda gusetsa ibintu ku mubiri turetse ko genda nisiga uduti nyine bikoroha ubundi bikazagaruka, ati ubundi twabaye iki. Undi ngo arababara ngo aravuga ati uko mwabaye kuramaze none se ubwo mbese urirwa umbaza ngo ingaruka zabyo nizi. Ingaruka zabyo nizi hakana k'agakobwa kifata kakavuga ngo yesi zashaka ibyo bintu bikitwa uburenganzira, wabibaza n'umuntu w'umuyobozi akavuga ati ngo ariko ibyo ni uburenganzira bwe, akabivuga n'ukuri ari umuyobozi ase ubwo ayoboye iki. Hari n'ibintu ugiye bintera iseseme kumva ndababaye pe bikantera agahinda pe, ubwo kandi ahagaze mu mwanya we di neza nk'umuyobozi cyane. Urwanira jewe numva ntashaka gukobwa rwose, uri umukobwa ntambabarira kuba umukobwa simbyiyumvamo rwose. Rara mu isekuru rero, rara mu muvure sha, udora ukuntu batsinda kuba umukobwa, urara mu muvure bugacya wabaye ikindi birarya, azagenda bikora azagaruka tubwire. Ariko wibuke ko bavugaga ngo kirazira kuraramo kugira ngo utazaba icyo utari cyo. None se ntabwo wumva ko bakubwira ko utakwifuza kuba icyo utari cyo? Ubu noneho hari abagiye kuraramo barebe ko baza kubabo. Oya, kirazira wikwirirwa ujyamo, ntabwo wajya kugerageza kuba icyo utari cyo, hari icyo uri cyo. Ubwo mbese ntacyo bidutwaye hanyuma twahoze tubivuga, uwo ntazabura kubyara umwana azabyara noneho wazamera ate? ahubwo nta karaba niba hatagize igikorwa ngo ibibazo bisuzumwe mu mizi. N'izi ndwara tuvuga ngo turavura tuzivure mu buryo bushingiye ku muco, ko mu muco wacu ugiye ngiye kuvura ibyo ngibyo nza muri icyo gisobanuro cy'icy'ubuzima aricyo kubaho ni ukubana, umuntu n'abandi. Kubaho kandi nabyo sinabisobanuye kuko kubaho ni kabiri, kubaho kuba hari être ariko hari urumva icyo bise depression. Twebwe twagerageje kukiganira hano mu kinyarwanda nk'uko twakibonye. Ese kiza ari uko byagenze gute? Kiza ari uko igisobanuro cy'icy'ubuzima ari cyo kubaho muriho, kubaho ni ukubana. Iyo kinjiriwe wa mubano mu bantu n'abandi ukinjirirwa cyangwa ugacika, wa mubano mu bantu n'ibintu ugacika, kutumvana neza n'isanzure bituma natwe tutisanzura. Akenshi uzasanga nko kuvura indwara n'ibibazo nk'ibyo tukubwira nanone kujya ahantu hatuma ugira umutuzo. Ese aho abantu bari, aho batuye, aho bashobora kureba hanze n'amaso hari umutuzo. Uzasanga ibinyabuzima, ibidukikije abantu bamaze kubyangiza. Niki cyatuma iyo ndwara itiyongera? Umwuka mwiza abantu bahumekaga, hari ahantu ugera ukavuga uti ahantu hari akuka keza, hari amahumbezi, hari ubuyanja. Ubu abantu hari n'abantu barwaye kuvuga ubuyanja. Ubuyanja ubwo bukaba bwarabaye ikindi kubera icyo bubikanye nacyo. Ariko ubuyanja ni ijambo rya Kinyarwanda. Nuko wenda hari ibintu abantu bagenda bakoresha nabi. Hari iki akuka keza, hari amafu, hari amahumbezi. Ibyo bintu turagenda tubyibuza kuko umuntu atakibanira neza ibimukikije, kandi nyuma akaza kwisanga abikeneye. Yibwiraga ngo agiye kugira aho ahungira, ni ukubaka amazu azamwuzuriza. Ubu abantu benshi aragira ikibanza akavuga ati nahariye nshyiremo akazu, ugasanga abantu baranabipfa na leta, nahatemewe agashyiramo akantu hariya nzapangishamo umuntu. Ni ukurwana n'imibereho. Ariko ejo yashaka kuka
akakabura, yashaka ahantu yanika utwenda akahabura. Indwara nazo ziraza kwinjirira mu kuba imyenda utayanitse ku zuba. Ibyo ni ibindi, ni ubuhungiro buhuhura ubuhungiyemo. Kwibwira ko hari ibyo tugiyemo by'iterambere, ariko iterambere ngo hakaba ingaruka z'iterambere, kandi ubundi iterambere ntabwo rigira ingaruka, ryakabaye ritanga umusaruro. Kutabana neza nabo twakabaye tubana, abantu n'abantu, abantu n'ibintu, abantu n'umuco wabo. Abanyafurika by'umwihariko barwaye ikintu kimwe cyo gutandukanywa n'umuco wabo. Nugera n'iyi Burayi cyangwa ukamenya inkuru zabo, abantu babiyongiyeyo baraturutse inaha ngaha bagira uburwayi bwabo bwihariye, burimo no kurwara gutandukanywa n'umuco wabo, burimo no kurwara ivanguraruhu, burimo ni byinshi. Abadukurikiye bari mu Rwanda rw'iyo ndabakomeje cyane, nta joro ridacya, ariko rero nibyo biravurwa bigakira. Umuntu agushyize ku ruhande akakushyira mu kato hariya, marginalisation, akagugira icyo ntazi, bariya si abantu, ni senje, ni biki, ni n'abapagani, kuko batizera nk'uko wizera. Paganus ni ikilatini, utagira umuco, utagira umutima, utagira imyumvire, imitekerereze mizima. Nibo twiswebo, kugeza umuntu noneho yemeye kubatizwa, akemera gukebwa, akemera kugira gute, kugira ngo abe umuntu uri civilisé da, ngusirimutse, kugira ngo ube nk'undi muntu kandi utazabawe. Ibyo byabura bite gutera umuntu kurwara. Hari abantu uyu munsi wa none batinya ikintu cyo kujya muri politiki, bitewe nuko tuvuge nk'abanyarwanda, politiki hanini yabaye mbi cyane, igira amateka mabi cyane, n'uyigiyemo agasoza nabe bose ibye bikazarangira. Ugasanga n'umubyeyi yakubwira ati, mwana wa uramenye mu bintu uzakora rwose, nkwinginge uzikorera ibindi, ucuruza inyanya ugira uti, ariko ibintu bya politiki uzabireka. Ubwo se iyo ndwara wagira ngo ntihari? Kuyivura n'iryari, kugira ngo, ariko ubundi politiki ni nziza, gushyiraho polisi. N'urimo kubwira gucuruza inyanya ntabwo azazicuruza ngo bigende neza, polisi iriho itameze neza. Uzasanga n'ubundi azicuruza zijye mu mifuka bashyizeho polisi n'imikorere mibi, usanga ntibigiye mbere, cyangwa n'abagira amaherezo mabi dufite. Ariko hari n'umuntu ujyamo kuko yisanzemo, akavuga ati sinjye uzabona asohotsemo, kandi ubwo ni minisitiri, ni meya, ni iki, ariko uko bamushinze inshingano ntari buzange, mbese yicaye yenda kunya mu makabutura. Ni benshi bameze batyo. Sijya uzarota yabana nishoje imanda amahoro nkabona mvuyemo. N'urugero, ibikomere bishobora kuva ahantu henshi cyane. Abana bashobora guhurwa kwiga kubera ko babona bagenzi babo bize nta kintu bakuyemo. Si ubundi ndiga ngo nzagere kuki, nk'abana bakuriye Kigali azakuvuga ati jyewe nzicururiza. Uzabibona hakiriho kiste na kaminuza nkuru y'u Rwanda. Abana benshi bakuriye mu mujyi bifuzaga kwigira muri kiste, kuko ntabwo umwana wo mu mujyi yaba hadafite agafaranga. Banarangizaga kujya kwiga abakire bafite amamodoka, bafite abandi, ariko nabo baturutse iriya bakarwana n'inyuguti, bakarwana n'icyo, ugasanga bitwa abanyabwenge ariko badafite ikintu bafite ku mufuka. Noneho umuntu, urubyiruko rero azahitamo rero igifatika, ahitamo agafaranga, kubera nibyo abona. Si ubundi ndigira iki? Iyo umuntu rero yageze kuri urwo rwego, bimutera gucura igihunya ku mutima, bimutera bya bindi bisa agahinda gakabije, gashobora no kumugeza akaba atakigatura umusego ngo ukumve, ahubwo akaba yanimanika, akaba yakwiha ibimwica, akaba yagira gute, kuko urupfu rwamutindiye. Kandi ubundi gupfa byari ubuzima mu Banyarwanda, ryari irindi rembo rituma urasukira mu bundi buzima, kuko hari abazima hakaba n'abazimu, kandi nabo bakomeza kubana. Ariko ikibazo, umuzima agiye atyo, nabwo abagiye ntibazamwakira, n'abasigaye ntibazamuterekera. Wagiye yaza kubimenya ntabwo yari kugenda. Urumva kutamenya muri iki kintu cya depression, ahanini haraza kubamo ikintu cyo kutamenya, ignorance. Ari nayo mpamvu umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco, ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, cyo kibera no kwigisha abantu bakimenya, bagasobanukirwa n'ubuzima babayeho n'uburyo bakwiye kubana nabwo. Kuko iyo utazi uba mu bwoba, ntubaho. Ubwoba kandi bwica nabi. Noneho rero
jewe iki ngiki ku murwayi umwe nakurikiranye wari waragize ikibazo biramugoba rwose abatakibasha kuvuga buri hari igihe amagambo ashira ivuga nakisaga homa munwa depression nayisaga homa munwa ko nubundi ibyo duhura nabyo muri ibi ngibi agahoma munwa hahandi umuntu yavugaga ariko none nta kibasha kuvuga biramurenze biba bitaramurenga kuko biramurenze ubwo nawe wavuga uti nanjye birandeye ibi bintu birandenze iyo kibasha kubivuga biba bitarakurenga hari ahantu bigera ubwonko bwacu bukarengwa n'ibyo bintu bukaba butagifite gusohora imisemburo ituma umuntu avuga iryo jambo avuga ijambo ngo ritobore rivuge umuntu kajunjama akaba ukundi kuntu kujunjama hari sinzi ko bishe neza ariko akagobwa umutima ukagenda ukananirirwa rwose kuko kuvuga bituruka ku mutima bikaba bitagishoboka myitarira gahoma munwa kandi nubundi abo twakira muri ibyo ngibyo iyo ageze ahantu abasha kukwifungurira nk'uwo nawe tumaze kumuvura agatangira kuvuga akubwira ati muga ibyo nahuye nabyo nagahoma munwa agiye mu rushako nzi ko ari ahantu ariko ubu jewe nicyatuma rwose nkiberaho bisanzwe nkikorera nkatera imbere nkagira ariko ntazi ko iterambere ari ukubana n'abandi gutera imbere ufite uwo utereye imbere ufite uwo bimurikira ufite uwo mubisangira kuko biryoha bisangiwe ibyo nabyo ntacyo bimaze ibi bintu abantu barimo kwishyiramo byo kuvuga abasore nabo bagatinda gushaka simvuge ngo ariko nanone bihutire gushaka ariko akavuga ati reka baze nishakira uburyo azagera igihe cyo kwishimira uburyo yabonye atagifite imbaraga n'umunezero wo kubyishimira sigaye ari rukukura kukuza ndagira ngo abantu twige tumenye tugarukire hafi ibintu abantu barimo gutekereza ko ari ibisubizo ntabwo ari ibisubizo hari abantu sinshaka kurwanya amadini kuko wenda ndi umupfumu n'imandwa ubwo n'ubundi abantu bavuga bati n'ubundi asanzwe abarwanya ariko hari abantu benshi bagiye gupfira mu masengesho n'ingo zigasenyukiramo abagabo n'abagore bakabipfa umugore wanjye nta kimenye iby'urugo nta kigira gute yabaye umunyamwuka simbujije abantu kuba abanyamwuka ariko nawe akaba yarabigiyemo mu rwego rw'ubuhungiro ubuhungiyemo impamvu umuhuhura niba atakimenya iby'urugo rwe kandi yitwa mutima w'urugo abana bakaba batakimubona umugabo akaba atakimubona ejo akazajya mu busambanyi kubera ko yifuje umugore akamubura kandi yari amufite ngo ari mu mwuka ngo ari mwiyerekwa iryo yerekwa ni gatike urumva ubuhungiro ubuhungiyemo njyewe ubu niyeguriye imirimo yo mu rusengero ariko iyo mu rugo rwawe yarakunaniye iyo gukorera igihugu cyawe yarakunaniye ubuhungiro ubuhungiyemo noneho ibyo nahuriye nabyo aho ngaho nagahoma munwa ibyo nagize nte mu kazi mu kibo agahoma munwa ariko rero nubwo bimeze bityo nta joro ridacya dushobora kubivuga gutyo ukagira ngo hari ibisare bitagira amasubyo ntabyo ahubwo icyambere ni ukubireba mu buryo bwabyo ni ukumenya nanone ubuzima tuziga icyo ubuzima ari cyo mu mpembe zombi kuko ubuzima ni byombi ni umweru n'umukara abanyarwanda tubifite yewe yaba abantu bamfashaga ntibatandukane n'umuco wabo nk'ubu mu kinyarwanda mu muco wacu dufitemo ibisubizo by'ibibazo byose bibaho tukagira n'inkingo zabyo ahubwo bitarabaho ko nk'ubu abantu bamenye ko ubuzima ari umweru n'umukara ibibazo byinshi byibasira abantu nko muri ibi bya depression n'ibiki ntago twabibona biterwa no gutekereza ubuzima mu ruhande rumwe kandi bufite n'urundi ruhande reka dupfundike ipfundo wa mugari ndabashimiye yego ni byaba ikiganiro kirekire cyane wenda abantu bazagikurikira bakagikunda bazatubwira wenda ibyo bagizeho ikibazo wenda baduhe n'ibitekerezo by'ibindi bakwifuza ko tubaganirizaho byaba byiza buriya ahanini ibiganiro biberaho kubaka kandi biba ari amahire kuba tugize amahirwe yo kuganira n'imandwa nkuru umuntu ufite aho ahuriye n'umuco bigira icyo bifasha so rero ndagushimiye ni naho nsoreje wakoze kubana natwe namwe mwakoze kuri iki kiganiro by'umwihariko gihuye n'ubuzima tukabona n'akanya ko kubiganira mu buryo bw'ubushakashatsi twakoze bushingiye ku muco wacu kuko abantu benshi ntibabisobanukiwe ariko ndibaza ko abantu bazarushaho kugenda basobanukirwa ndabifuriza ishya n'ihirwe ubugire n'ubugwiza gutunga no gutunganirwa ubuzima busendereye mwishyuki mushingishwe intege
imana y'u Rwanda ihorana namwe.